Ibihe byiza nshuti bakunzi ba TV10 twizere ko muri mukomeje kumererwa neza mbahaye ikaze muri uyu mwanya twinjiyemo n'uwamakuru mu buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Shemsa Uwimana ariko mfatanyije n'itsinda rigari rigiye kumfasha kugira ngo ayo makuru aze kubageraho atunganye mu izina ryabo bose twongeye kubaha ikaze tubabwira ko mu gihe habura ukwezi kumwe gusa ngo abanyarwanda batore umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko iyi nshuro imuha umukoro wo guha abanyarwanda ibitaragezweho no kongeraho ibindi bishya bigamije iterambere ry'imibereho y'abaturage. Ibyo umukuru w'igihugu akaba yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru kuri uyu wa mbere. Twebwe dufite amahirwe yo kuvuga ngo hari ibyaturanze tumaze gukora mu myaka ishize tuyoboye n'abandi bafite ibyabaranze cyangwa ibyo bifuza ko byabaranga bumva ndetse banarushaho, niyo mpamvu baboneka bagashaka nabo kujya mu mwanya wo kuyobora igihugu. Ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko uburenganzira bundi ni ku baturage guhitamo bishingiye ku cyo wabonye, ku cyo wagizemo uruhare. Ngira ngo uribuka hari umuturage rimwe wigeze ubanza ari mu matora y'ubushize cyangwa hagati mbere gato watanze urugero wavuze ngo we ntabwo yirahira uwamusezeranije kumuha inka, yirahira uwayimuhaye. Ubwo ni ukuvuga ngo n'uwamusezeranije ko azayimuha cyangwa umusezeranye ko azayimuha nawe aragira neza, ubwo nibigera ko azayimuha ubwo azamwirahira, ariko ntibibagirwe uwayiguhaye. Naho turi rero, ubwo n'uwayiguhaye azakongera indi n'ubundi cyangwa aguhe n'ibindi birenze ibyo. Ubu ni ukuvuga ngo nanjye ni mu bitekerezo byanjye no mu mikorere, ni ukuvuga ngo icyo ntakoze cyashobokaga mu gihe gishize ngomba kugikora nkongeraho n'ibindi bijyanye n'igihe bigezeho. Nicyo bivuze, kuko ntabwo bijyanye rero no kuvuga gutera imbere kurushaho kuri buri wese, ariko noneho no kuri buri wese n'uzabatora. Ni ukuvuga ngo ariko uruhare twagize muri ibi twarushaho kugira uruhare kugira ngo noneho ibintu birusheho no kwihuta. Nanjye ubwanjye icyo mba nibaza cyangwa icyo numva mvana mu bikenewe cyangwa mu byifuzo no mu bitekerezo by'abantu, ni ukuvuga ngo ese nanjye niyo naba nshimwe ngo nakoze ibintu byiza, ntibyashoboka ko nakora n'ibirenze. Nicyo mvana muri ibyo ngibyo kuvuga ngo mu ipiganwa ry'ubuyobozi ndi ku nshuro ebyiri. Ibishimwa ko twagezeho birumvikana, ni nabyo abantu bashobora guheraho bahitamo, ariko kuri jye igihe bakora ibyo byo guhitamo mba mvuga ngo ibi ni byiza, ariko n'ejo bikwiriye kuba birusha. Ubwo ni ukuvuga ngo rero bifite icyo binsaba kirenze wenda icyo nashoboye gutanga mu gihe cyashize cyangwa cyangaragayeho. Hari mu kiganiro Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Duhindure ingingo dukomereze mu karere ka Rubavu, aho nyuma y'uko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bufunze ku ngufu zimwe mu nzu z'ubucuruzi ziri hafi y'umugezi wa Sebeya mu rwego rw'umutekano w'ubuzima bw'abaturage. Kuri ubu inzu zose ziri muri metero zisaga 10 uvuye kuri uyu mugezi zigiye kongera gukorerwamo na ba nyirazo. Ibindi kuri iyi nkuru na Emmanuel Ndahayo.
n'ibyishimo byari bisaza abo baturage bo mu karere ka Rubavu nyuma y'uko Minisitiri Retired Major General Robert Murasira uyobora Minisiteri yo gukumira ibiza n'ibikorwa by'ubutabazi atangaje ko izo nzu z'ubucuruzi zimaze umwaka zifunzwe kubera ibiza by'umugezi wa Sebeya zemerewe kongera gukorerwamo. Ubu mwemerewe gutangira gukora. Nyuma y'iryo jambo bamwe mu baturage baganiriye na Radio Dis na TV10 bagaragaje ibyishimo ndetse bavuga ko bumva ari nk'igitangaza kibabayeho kuko abenshi ubuzima ngo bwari bumaze kubasharirira nk'uko babivuga. Ibyo gihe bagifunga twabonaga bikomeye bicitse bamwe byaturangiranye ariko noneho tutazi yuko leta y'u Rwanda itubereye maso. Hari igihe umuntu yishima akabura ibyo avuga n'ubu no kugira ngo mbone ibyo mvuga nuko haciyemo agahenge ariko mu gihe batubwiraga ngo baduhaye amazu mbese twishimye mu buryo burenze dukurikije uko bafashe amazi mu buryo butandukanye aho yaturukaga ari menshi bagacamo amadamu dufite icyizere ko amazi atazongera kuza angana uko yazaga. Ubwo bazaga kuyafunga twari twihebye twibaza se bizagenda gute amadeni mu mabanki byari byaraducanze twari tubayeho nabi kubera ko ngo gucuruza byasaga naho byahagaze ku mpamvu z'uko ntabwo wakwishyura ibihumbi 150 ku nzu yishyuraga ibihumbi 30 ngo wongere ubusubiza abana ku ishuri abana bari barahagaze no kwiga byari byaratuyobeye. Bamwe muri bo bagaragazaga ko batazi amerekezo yabo bishimiye ko bagiye kongera gukora bityo bakiteza imbere bakishyura n'inguzanyo z'amabanki bari barananiwe kwishyura. Rwose byatuyobeye mwatubariza bari abadepite dutora mukatubariza n'abandi bantu bashinzwe abaturage kurenganura abaturage bakaza bakatubaziriza iki kibazo rwose kuko ubu ngubu twayobewe iyo tugiye kongera gutangira gukora twongere twishyura amabanki neza abana tubasubize ku ishuri ubuzima bukomeze. Icyakora kubuza inzu z'ubucuruzi zifunguwe nyuma y'uko leta yari yafashe icyemezo cyo kwimura abantu bose batuye cyangwa bakorera mu nzu ziri muri metero 50 uvuye ku mugezi wa Sebeya avuga ku cyabaye gituma icyo cyemezo gikurwaho. Minisitiri wo gukumira ibiza n'ibikorwa by'ubutabazi Retired Major General Robert Murasira yavuze ko hakozwe ubugenzuzi ku byakozwe ku mugezi wa Sebeya bitanga icyizere ko izo nzu z'ubucuruzi zakorerwamo. Twagomba kureba niba nta bibazo bihari. Ibibazo rero byakemutse cya mbere n'urugomero rwubatswe kuri Sebeya rushobora gukumira amazi ntaze ari menshi. Inzu zakomorewe kuko ziri muri metero zisaga 10 uvuye ku mugezi wa Sebeya zigizwe n'imiryango iri hagati y'160 n'180 ziganje mu isantere y'amaboko mu murenge wa Kanama no mu kagari ka Kabirizi mu murenge wa Rugerero zari zafunzwe ariko zikaba ziri muri metero zisaga 10 uvuye ku mugezi wa Sebeya. Emmanuel Ndahayo, TV10 mu karere ka Rubavu. Dukomereze amakuru yacu mu majyepfo y'u Rwanda. Hari abaturage bo mu murenge wa Musebeya mu karere ka Nyamagabe. Abaturage barasaba kwishyurwa amafaranga y'imitungo yabo yangijwe n'imiyoboro y'amazi yanyujijwe mu mirima yabo. Prince Theogene Nzabihimana yaganiriye nabo adutegurira iyi nkuru irambuye. Hari umuntu bagiye bashingira ikigega mu murima bakavuga ngo bazamurika. Nta kintu bataranduye bavuga ko bazatwishyura. Aba baturage batuye mu murenge wa Musebeya mu karere ka Nyamagabe bavuga ko hashize umwaka urenga bahawe amazi ariko ayo mazi bahawe ku muyoboro witwa Sekiragasenyi ugasiga hari imitungo yabo yangiritse ntibishyurwa. Umuyoboro w'amazi yose ari mu kwanya. Hari icyabajyanye batemba bambazanyishyura n'amafaranga bangeye mu 700 banabimaye. Hari n'imyaka bagize none ibyo byane mu bwigunge nk'abanshonje ntacyo nakwiteza imbere byabaho. Hari umuntu bagiye bashingira ikigega mu murima we bakavuga ngo bazamurika. Abenshi bagiye no ku murenge barababwira ngo nibagende bafunguze kote amafaranga bazayabaha ntayo babahaye kugeza n'iyi saha kandi ntazongera kuhahinga kandi niho hamutungaga. Ako kandi niko kari kabatunga. Baje bavuga ngo bazatwishyura imyaka bangirije bakora amazi. Bafata imigozi bararandura, ibishyimbo bararandura, ibirayi bararandura, amashyamba bararandura, nta kintu bataranduye bavuga ko bazatwishyura. Barangije bakora amazi, bamaze kuyakora barafunga barigendera baratuza bibera iyo ngiyo. Hashize nk'umwaka n'igice kandi amazi baratwishyuza n'abayavoma barabishyura ariko twebwe twategereje ko bazatwishyura ku byacu bangirije turabiheba. Kutishyurwa
imitungo yabo yangijwe n'uyu muyoboro abaturage bavuga ko byabasigiye ubukene bagasaba kwishyurwa. Icyifuzo nuko mwatuvuganira tukareba ko byibura bakishyura n'umuntu w'ahantu bafashe bagatereka ikigega cyangwa se mu masoko bacukuye cyangwa se ahantu bagiye bashyira utwo tugega umuntu atazongera no guhinga byibura bakabishyura wenda. Ikibazo uko numva ko nanjye bankura mu bwibuye nanjye izo nzara nkashira izuba riravuye none hari umwana uri kwiga none mwana azigisha gute udufaranga no gutanga basabye uwo mwana aziga gute barakarimbuye. Ni ikibazo umuyobozi w'umurenge wa Musebeya Nkurikiyimana Pierre avuga ko abaturage ko batarishyuwe ahanini byatewe na bamwe mu baturage babariwe ntibatanga ibyangombwa byuzuye, gusa akavuga ko biri gukurikiranwa ku buryo bishyurwa vuba. Umuyoboro twawutashye mu kwezi kwa 12 mu biganiro twagiye tugirana n'abagomba kwishyura nuko hagiye kwishyurwa abujuje ibisabwa abandi tugasigara tubashishikariza no kubafasha kubona ibyangombwa. Ubundi twateganyaga ko umuyoboro warangira abantu bose bishyuwe kuko ibyangombwa twumvaga bitagorana kuhita biboneka, ariko tuza kugira iyo mbogamizi, ariko abujuje ibisabwa bo mu minsi mike y'abarishyurwa. Abaturage bo mu karere ka Nyamagabe basaba ko mu gihe ibikorwa nk'ibi by'iterambere biba bije bigamije kubateza imbere, ari nayo mpamvu mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kwiteza imbere bajye babanza kwishyurwa imitungo ishobora kwangizwa n'ibyo bikorwa kugira ngo nyiri iyo mitungo akomeze kwiteza imbere. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV10, Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Tuve mu majyepfo y'u Rwanda dukomereze mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza. Hari abatujwe mu nzu zo mu mudugudu wa Muganza mu murenge wa Rwinkwavu muri aka karere ka Kayonza, baravuga ko ngo bizejwe guhabwa mubazi z'amashanyarazi ariko ngo barazitegereje baraheba, nyamara abaturanyi babo bazifite, bityo nabo bagasaba ko bazihabwa. Hagati aho ku buyobozi bw'umurenge wa Rwinkwavu bwo buravuga ko ngo buzi iby'iki kibazo kandi ngo burimo kugikurikirana kugira ngo nabo bazihabwe nk'uko babitangarije Yusuf ubona bagenda. Bamwe mu borozi b'inkwavu mu karere ka Huye baravuga ko babangamiye. Bamwe muri aba baturage batujwe mu mudugudu wa Muganza mu murenge wa Rwinkwavu bavuga ko nyuma yo guhabwa inzu bamwe muri bo bashyiriwemo mubazi z'amashanyarazi ku nzu zabo, ariko bamwe muri bo ntibazihabwa ku mpamvu bataramenya zabiteye. Ikibazo bagijije ku buyobozi bw'umurenge wa Rwinkwavu nk'uko babisobanurira Radio 10 na TV10 muri ubu buryo. Noneho aho mviriye mu bitaro nsanga abandi babahaye cash power. Mbaza mudugudu ni kubera cyane babonye cash power ngiye nkayibura akaye nanjye narafotoje. Arambwira ati rindira bazabanze bakururiza bazibonye mwe tuzababariza nyuma. Twabonye abandi bazibona twebwe turazibura. Ati rero ati tuzajya kugeza igihe cyo gutora Kagame n'ubundi cash power twarazibahaye n'abandi ubwo twarashatse uko dukemura ikibazo. Bigejeje iki gihe tutaye twamenya aho biherereye. Twabaje no kugitanga mu nzego zose. Hano ko ateraniye inama niko ikibazo tugitanga. Tukibaza buryo ki aya mazu yose angana gutya dushobora kuboramo cash power. Kandi byasabwaga mbere yo kugira ngo abandi bose bazibone bakoze nazo twarabikoze. Dushaka rero impamvu twasigaye tudafite cash power. Nubwo nta n'ubushobozi dufite bwo kwestara, ariko byibuze waba n'ikirumbo ariko ufite ibyangombwa nk'ibyo abandi bafite. Twarabivuze mu nama y'inteko batubwira yuko bazatuvuganira ku karere bakatuzanira cash power tukabana uko ducana tutavuye mu bandi. Ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwinkwavu Bagirirwamo Jafari yabwiye Radio 10 na TV10 ko ari ikibazo bazi kandi ko ari abantu batatu batazibonye ngo bagiye kongera kubaza ikigo gishinzwe ingufu REG aho bageze bakurikirana iki kibazo. Iyo miryango bico ngiye gukora no kuvugana n'ubuyobozi bwa REG n'ubundi noneho za cash power kuko ni cash power nke. Ikibazo twari twakimenye mbere habaho no kugikurikirana, ariko ubu nuko kongera gukora suivi tukamenya ngo ya miryango itatu cash power zayo zo zigeze nicyo yahita akora kongera kubakurikiranira mu maguru yihuse. Icyo abaturage bahurizaho ngo nuko kuba barahawe inzu kimwe n'abandi ngo nabo bakwiye kubona mubazi z'amashanyarazi kimwe n'abandi. Nk'icyifuzo rero nge mfite ku bwanjye nuko ntava mu bandi, uko ntavuye mu bandi mpabwa inzu, ko ntavuye mu bandi munyitaho mu nkora uvugize nkabana inzu kimwe n'abandi, sinkwiye kuva mu bandi mu gucana. Yusufu ubona bagenda, Radio TV10 mu karere ka Kayonza.
Amakuru ya TV10 mugikomeje gukurikira mu buryo burambuye mbahaye ikaze nanone. Umujyi wa Kigali urahamagarira abashoramari gushora imari mu miturire kugira ngo bahangane n'iki kibazo cy'imiturire kubatuye umujyi wa Kigali mu gihe kirambye. Ni mu gihe abashoramari bo bavuga ko ari amahirwe akomeye icyakora ko ibiciro by'ubwubatsi ngo bigihenze. Ibindi kuri iyi nkuru na Ntambara Garleon. Umujyi wa Kigali utuwe n'abaturage basaga miliyoni 2. Muri aba harimo n'abagituye mu manegeka. Mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Kigali utujagari twagiye dukurwaho ndetse na n'ubu turacyakurwaho kugeza Kigali igeze ku gishushanyo mbonera cyayo. Aba bimurwa mu tujagari benshi muri bo batuzwa mu mazu ageretse. Ibi bikorwa mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'imiturire ku buso buto. Mu mwaka wa 2050 imibare igaragaza ko umujyi wa Kigali uzaba utuwe n'abaturage basaga miliyoni 3.8. Ni hafi ubwikuwe kabiri bw'abawutuye uyu munsi. Abaturage ibihumbi 11,500 bazabatura kuri kilometero kare imwe. Leta y'u Rwanda ivuga ko ikomeje korohereza abashoramari gushora imari mu miturire. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Dusengiyumva Samuel avuga ko hari hegitari 50 muri umujyi wa Kigali z'ubuntu mu bashoramari bafite gahunda yo gushora imari mu gutuza abantu mu buryo bwiza. But as the city of Kigali we have a few areas that we need investment as fast as possible. Mu mujyi wa Kigali dufite ibice dushaka kuzamura bikeneye ishoramari vuba na bwangu. Dufite ibibanza bitegereje abashoramari. Niba ufite umushinga ushaka ubutaka ambwira ngo ikibanza vuba turabifite. Turi leta ifite abaturage mu nshingano zayo kandi twita kuri buri umwe. Turashaka gukemura ikibazo cy'imiturire. Ndashimira umuyobozi wa HDR uri hano, turi gufatanya mu kubakira abaturage amazu ahendutse mu byiciro byihariye. Because across the region you see that housing, affordable housing is for specific categories. Abashoramari mu bwubatsi baravuga ko ari amahirwe Leta y'u Rwanda yabashyiriyeho, icyakora bakagaragaza ko ibiciro by'ubwubatsi bigihanitse, bakabona ko bishobora kugira uruhare mu kuzamura ibiciro by'amazu. The price was always increasing. Turacyafite ikibazo cy'ibikoresho bihenze twebwe nk'abubatsi hano mu mujyi wa Kigali aribyo bishobora gutuma n'amacumbi ahenda. Kuba umujyi wa Kigali utanga ubutaka ku giciro cyiza natwe byatubera isoko ryiza. It is a good stabilization for the market of real estate as well. Mu mpera z'iki cyumweru dushoje ubwo ikigo rurangiranwa mu gusakara amazu Mr. Roof Rwanda Limited cyari cyahuje ibigo by'ubwubatsi, hagarutswe ku mbogamizi z'amafaranga n'ibikoresho kuri abubatsi kugira ngo bubake amazu aciriritse. Uyu ni Fatuma Suleiman, umuyobozi wa Mr. Roof. The financing challenges. There is the issue with access to affordable construction. Hari imbogamizi z'amikoro, haracyari ikibazo cyo kubona ibikoresho by'ubwubatsi mu buryo buhendutse. Iki ni ikibazo cy'abubatsi nka RSSB irimo kugerageza gukemura mu kugira ibikoresho kugira ngo bazamure uruhererekane rw'ubwubatsi. To really improve the overall value chain of construction. Ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB gikomeje kugira uruhare runini mu kuzamura ishoramari mu miturire yo mu mujyi wa Kigali. Umuyobozi wungirije w'iki kigo Madame Louise Kanyonga avuga ko barimo gushyira imbaraga mu mikoranire y'ibigo by'ubwubatsi mu ikoranabuhanga kugira ngo amacumbi ahendukire abaturage. Bisaba rero ko tugomba gukora partnerships n'abantu bafite technology cyangwa innovation muri construction, kuko ugomba kureba uburyo wagabanya cost yo kubaka y'ubwubatsi kandi ntago wabikora udakoresheje ikoranabuhanga. So ibyo turimo kuganira n'aba partners bamwe kugira ngo tuzakore agreement na project tuyitangire, ariko tukanareba n'ubundi buryo twakorohereza abanyarwanda kugira ngo babashe nabo kugura amazu. Kugeza ubu hirya no hino mu mujyi wa Kigali hakomeje kubakwa amacumbi ageretse mu rwego rwo kurondereza ubutaka no kurwanya akajagari mu miturire. Ikigo cy'ubwiteganyirize RSSB cyamaze gushyira ahagaragara ingengo y'imari ya miliyari zibarirwa muri 450 mu bwubatsi burimo no kubaka inzu zizaturwamo n'abaturage. Kwikubitiro hagiye kubakwa inzu zigeretse zo guturamo apartment 500 ibatsinda mu mujyi wa Kigali. Izi zikazaba zihendukiye abaturage kugera no kuba mikoro make. Ntambara Garlewo, TV10. Duhindure ingingo tuve mu makuru ajyanye n'imiturire twerekeze mu makuru ajyanye n'ubworozi. Hari bamwe mu borozi b'inkoko bavuga ko babangamiwe n'igiciro cy'ibiryo byazo kiri hejuru. Icyakora ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi cyo kikavuga ko iki kibazo kigiye gukemuka kandi mu gihe cyavuba. Emeline Mbabazi arakomeza n'inkuru irambuye.
Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bukomeje gutera imbere mu Rwanda. Icyakora bamwe mu babukora baravuga ko bagihura n'imbogamizi y'igiciro cy'ibyo by'amatungo kikiri hejuru kuko ibyinshi mu by'amatungo ari ibisanzwe biribwa n'abantu. Iki kikaba bimwe mu bibangamira ubworozi bwabo bigatuma batabasha kubona umusaruro uhagije. Ni ikibazo cy'ibiryo by'amatungo bifite igiciro kizamutse. Icyo ni cyo kibazo bigaragara ko kiri mu bworozi ubwo ari bwo bwose mu gihugu, by'umwihariko ku nkoko. Amatungo akenera energy, agakenera na protein. Energy ziva nta kuca ku ruhande, ziva mu masereyali, hakaza n'amaproteine ava mu bindi bimera nka soya, ubunyobwa n'ibindi byo. Ibyo byose nako ibyo dukenera. Niba buri mezi 2-3 tuzi ko y'umusaruro wamaze gusarura ibiciro bizamuka, kandi ibyo dukoresha bikabikorwa n'amatungo, aya matungo nabyo ibintu byabo bikazamuka. Ariko muzarebe ntabwo igi ntabwo barizamura buri mezi 2. Umuntu abazi ngo agura igi amafaranga 100 ahora bigura ku mafaranga 100. Ariko ibyo gukora igi byo bihindagurika buri mezi 2. Aho rero ni ikibazo n'ingwana twagiye duhura nazo. Kuri icyo kibazo, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi kivuga ko binyuze mu kongera ububiko bw'ibigori ndetse no kongera ubushobozi inganda zikora ibiryo by'amatungo, iki kibazo kigiye gukemuka. Kimwe mu bisubizo dufite ku byo kurya by'amatungo, uko turushaho kugira umusaruro uhagije w'ibigori, uwo musaruro icyo gihe turawufata tukaba twawugurisha kubikorera, harimo n'abakora ibiryo by'amatungo. Ibyo rero uko turushaho kubika umusaruro w'ubuhinzi tuwifitiye twarawuhunitse, niko turushaho kuba dufite ibisubizo ku bijyanye n'ibyo kurya by'amatungo mu gihugu. Aborozi kandi bavuga ko uretse kuba ibiryo bihenze, usanga n'iboneka bitujuje ubuziranenge ku buryo bakeneye ababikora mu buryo bwa kinyamwuga bigakorwa ku buryo buhagije. Umwe mu batunganya ibyo biryo aravuga ko hari icyakozwe aborozi badakwiye gukomeza kugira impungenge ku buziranenge. Icyo bitega ni kimwe, ni uko nk'ubu ngubu muzagenda murarebe no ku mifuka dutanga irimo ibiryo ambaraje, iba yanditseho poroteyine n'ibiki byose, zira ntuza lisite y'ibyo tuba twakoresheje. Ariyo mpamvu ubu ngubu dusigaye bigendana na laboratoire resulta yazo. Izo resulta rero zituma uba nawe uproduza wizera icyo utanze, icyo ukoresheje. Singabya n'imbere bavuga ngo ni ukuraguza umutwe. Ubu ngubu ukoresha imashini ikaguha result. So nta mpungenge zirimo, kandi ikindi aborozi bakomeze kwizera, kandi tumaze kubona icyizere bamaze gushyira mu nganda kimaze kugaragara ni cyinshi. Kugeza ubu ikiro kimwe cy'ibiryo by'amatungo magufi kigura hagati y'amafaranga y'u Rwanda 500 na 580. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko ifashe ikigereranyo cy'umusaruro mbumbe w'igihugu, ubuhinzi bufata 25% ni mu gihe ubworozi butanga amagera kuri 13%. Emeline Mbabazi, Radio TV 10. Twerekeze no muri cya gice cyitwa nabyo bibaho, tubagezaho mu makuru yacu ya buri wa mbere. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mibereho y'umukobwa wahuye n'uburwayi budasanzwe bwatumye igifu cye kiba paralize ku buryo kidakora, none akaba amaze imyaka 7 atarya ndetse atananywa. Ariko se ubwo burwayi ni bwoko ki, buterwa n'iki? Reka tubibaze Denise Mbabazi Mpambara. Wakwa kiti muri kubwira ko utazongera kurya no kunywa mu buzima usigaje kuri iyi si? Kurya ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi ku kiremwa cyose, cyane kiremwa muntu, ndetse benshi bumvikana bavuga ko impamvu bakorera ibifu byabo inda. Inkuru mbi nk'iyo niyo umukobwa witwa Olivia mu Bwongereza yakiriye, ndetse bamaze imyaka 7 atarya atanywa kubera uburwayi budasanzwe afite bwitwa gastroparesis. Ni uburwayi bufata igifu kigahinduka paralize ku buryo ibiryo cyangwa ibinyobwa bigezemo bitagogorwa kuko kiba kidakora, bikagumamo kugeza uwabiriye yayihaze bikagaruka cyangwa akabagwa bikavamo. Ni uburwayi bukomeye kuko ibyageze mu gifu bihaguma, ntihagire intungamubiri zijya mu maraso. Uyu Olivia mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru True yavuze ko amaze imyaka 7 atarya atanywa, ndetse ngo ubwo yari afite imyaka 18 nibwo bamenye neza iby'uburwayi afite, atangira kujya akoresha imigozi bitunga umubiri we binyuramo bikagera ku mutima bigakomeza no mu bindi bice by'umubiri. Ni uburwayi kandi busaba kugira isuku kubera ko iyo migozi yinjira mu mitsi itwara amaraso ikayiha intungamubiri umuntu akenera, bivuze ko mu gihe haba harimo umwanda bishobora guteza ubundi burwayi bwisumbuyeho. Ibyo rero bigendana mu gakapu yitwaza aho agiye hose kubera ko atagafite ubuzima bwe bwaba buri mu kaga. Uyu ni Olivia. Mu myaka 7 ishize nta kintu nigeze ndya. Uburwayi bwanjye buvuze ko ntazongera kurya na rimwe. Ibyago byanjye ni uko nta muti uhari. Mbona ibitunga umubiri binyuze mu mutima. Ikibazo nkunda kwakira kenshi
ni ikiba kimbaza niba njya nkumbura ibiryo. Yego birumvikana, buri wese yakumbura ibiryo. Nifuza kuzakora ikintu gituma abafite uburwayi budakira bitabwaho neza. Olivia avuga ko kuba mu buzima atabasha kugira icyo arya cyangwa ngo anywe bitamworohera, ndetse ngo ubuzima nk'ubwo bwamuteje ibibazo byo mu mutwe nko kugira umuhangayiko, agahinda gakabije, ngo byageze n'aho atabasha no kubara ngo ageze kuri 5. Ahanini ngo byaterwaga n'imiti ikomeye yafataga, ariko ngo hakiyongeraho kwiheba, yibaza iby'ubuzima abayemo. Uyu kandi yirinda kugira aho yajya ngo hato atahabona bari kurya bikamutera amerwe, ahubwo akibanda ku mirimo itamusaba imbaraga nko kuboha, bigatuma yibagirwa ibyo kurya. Nyina umubyara ni nawe umwitaho, avuga ko iwabo bateka gake, ubundi ngo niyo agiye kurya ajya kure cyane ye ku buryo umwana we atamenya ko yariye. Olivia avuga ko buri wese akwiriye kwishimira ubuzima afite kandi agakora ibishoboka cyose kugira ngo abeho neza. Ashengurwa cyane no kuba atabasha no kunywa amazi ya riba cyangwa ikindi cyo kurya cyangwa icyo kunywa icyo ari cyo cyose cyoroheje, ariko ngo igikomeye nuko abaganga nubwo ntako batagize ngo kugeza n'uyu munsi batarabona umuti w'ubwo burwayi bwe. Ntibizwi niba hari abo bahuje uburwayi hano mu Rwanda, icyakora imibare ikagaragaza ko abafite ubu burwayi ari 4% ku isi yose, ndetse ngo abagore nibo benshi. Ikindi nuko uwarwaye diabete afite ibyago byinshi byo kuba yarwara iyi ndwara. Njye nitwa Denise Mbabazi Mpambara, reka nsuriza aha naho ubutaha. Byo bibaho. Bibaho se? Mais non, ça n'existe quand même pas. What? This is unbelievable. Oya ntibishoboka. Byabaho se? Nyamara bibaho. Nabyo bibaho. Nabyo bibaho. Dukomereze mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Societe civile ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko mu kwezi kumwe gusa umutwe w'iterabwoba wa ADF umaze kwica abasivile barenga 200 muri teritwari ya Beni ndetse na Rubero. Olive Yambabariye arakomeza n'izindi nkuru ziriwe zivugwa hanze y'u Rwanda. Reka makuru avugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Societe civile ikorera muri Kivu y'Amajyaruguru yatangaje ko mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa umutwe w'iterabwoba wa ADF umaze kwica abasivile barenga 200 muri teritwari 2 gusa. Uyu mutwe w'iterabwoba wa ADF ukomoka mu gihugu cya Uganda ugakorera mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kugaba ibitero umusubirizo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Byagize ingaruka zitandukanye harimo impfu, gushimuta abaturage, kwangiza imitungo yabo ndetse no gusiga benshi bavuye mu byabo barahunga. Umuhuzabikorwa wa Societe Civile muri teritwari ya Beni yibasiwe n'uyu mutwe yatangaje ko bimwe mu bikomeje gutiza umurindi uyu mutwe witwaje intwaro ariko hari abaturage binangira ntibafatanye n'inzego za leta mu kuburwanya. Akomeza asaba ko abaturage bagizweho ingaruka n'ibyo bitero bahabwa ubufasha, leta ikabikoraho iperereza ikanabohoza abashimuswe bugwate n'uyu mutwe. Naho mu gihugu cya Malawi abantu 4 bapfuye abandi barenga 20 barakomereka ubwo imodoka yari itwaye umurambo wa nyakwigendera wari vice president w'iki gihugu Saulos Chilima yagonganaga n'indi yari irimo abaherekeje uwo murambo. Inkuru ya African News Agency yatangaje ko ubwejo ku cyumweru bari mu mihango no mu bikorwa byo kwitegura guherekeza no gushyingura nyakwigendera kuri uyu wa mbere, ubwo bari barimo berekeza umurambo we kuri stade kugira ngo abantu bawusezere bwa nyuma. Abaturage bitambitse mu muhanda basaba ko bakwereka uwo murambo. Bateje akavuyo mu muhanda batangira gutera amabuye ku modoka za leta zari ziherekeje uwo murambo, ari nabyo byaje kuvamo impanuka. Nyakwigendera vice president wa Malawi Saulos Chilima yapfuye mu cyumweru gishize. Yazize impanuka y'indege we n'abandi bantu 8 bari kumwe, hasigara ntawo kubara inkuru. Ishyaka rye riherutse gusaba ko hakorwa iperereza ku rupfu rwe, ndetse president wa Malawi Lazarus Chakwera yabasezeranyije ko bizakorwa. Ayo makuru hanze y'u Rwanda akaba niyo tugejeje ku musozo wayo twari twabateguriye. Gusa mbere yuko mbasezeraho munyemerere mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi ayo makuru yacu yibanzeho. Muri ayo makuru twabwiye ko mu gihe habura ukwezi kumwe gusa ngo Abanyarwanda batora umukuru w'igihugu, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko iyi nshuro imuha umukoro wo guha Abanyarwanda ibitaragezweho no kongeraho ibindi bishya bigamije iterambere ry'abaturage. Muri ayo makuru twabwiye ko hari abatuye mu murenge wa Musebeya ho ni mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo
y'Amajyepfo y'u Rwanda barasaba kwishyurwa amafaranga y'imitungo yabo yangijwe n'imiyoboro y'amazi yanyujijwe mu mirima yabo. Naho nyuma y'uko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bufunze ku ngufu zimwe mu nzu z'ubucuruzi ziri hafi y'umugezi wa Sebeya mu rwego rw'umutekano w'ubuzima bw'abaturage, kuri ubu barishimira ko izi nzu zongeye gufunguka. Naho hanze y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, sosiyete sivile ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yatangaje ko mu kwezi kumwe gusa umutwe w'iterabwoba wa ADF umaze kwica abasivile barenga 200 muri teritwari ya Bene ndetse na Rubero. Mwizina ry'itsinda rigari ryamfashije gutegura no kubagezaho aya makuru, turabashimiye kandi cyane kuba mwabanye natwe muri aya makuru. Mwari kumwe nanjye Shemsa Uwimana, bifurize komeza kugira ibihe byiza. Hagati aho gahunda n'ibiganiro bya TV10 byo biracyakomeje, bikomeze bibanogere.